ntago turi bunatindane nge nagiraga mbereke kumanywa ndaruririmba nijura marira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima njyewe numvisha aririmba numva ibintu bye birasobanutse cyase nimba ku rusengero iwanyu nimba haririmba bakabona udasanzwe okay uri umuhanga hari impamvu baguha microphone akaba ari wowe ujya imbere ya korali si imyaka myinshi ubarusha ko nturi muri korali y'abana njye sinenzi ko mbizi naririmbaga abandi bari kunyumva audience bavuga tuzi kuririmba wa mwana kigene nkiri muto genda nkura nyine bikomeje kugenda gutyo nyine bamwe akambwira ngo bibayemo umugisha ukabikunda wabikora ubwo nyine n'ubu ngubu nyine numva biracyambamo nyine nkunda kuririmba pe naratangaye natangajwe n'ubuntu bwinshi wangiriye mwami wanjye urahebuje wambereye icyo ntabasha gusobanura iyo ubonye umuntu w'umujyambere kandi afite impano urayishyigikira Emirene yashyigikiye impano ntago ngiye gukora nka Emirene rarenze uko we ni manager ntago ndi manager unge na murinkinga ku mari urumwamutabyuburu kwagira ni wowe ujyumpanagura amarira uhorumisha umwanza atagera abakwiringiye bose urabimana ndimbo nahimbye mwarimu ari imbere ari kwigisha njye nyihimba nicaye inyuma nitaje n'abanyeshuri pe si abanyeshuri bose se joye uribuka ko mwarimu yageze mu ishuri ariko ibyo nkumva simbyibuka pe nkumva nyine mpaye umwanya cyane iyo ndirimbo narigishije yakundwa n'ikigira cyakunzwe umuntu ushobora kuza guhita yibaza taposo kubundi tumuzi ari Single Galaxy bimeze bite ibi bintu ni amahoro cyangwa Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe nguyu ndabasuje kandi bashimira kuba mwarahisemo iyi channel. Reka nibutsa abantu bari hano mu mujyi wa Kigali ndetse na hano mu gihugu cyangwa se uri no mu diaspora wifuza kuza gukorera ibirori byawe hano mu Rwanda, ahantu heza nakurangira ni hano Kimironko kuri Makita Art and Design. Nkuko ubibona iri hema rishobora kwakira abantu basaga 800, ubustani bwiza ubona hangaha nawe urabibona ko ari ahantu wakorera ibirori umunsi wawe ukaza gusoza unezerewe. Wifuza indi bisobanuro wahamagarizo nimero ziri gutambuka kuri screen yawe kandi kwizaza ko ibiciro rwose ni negociable. Kuri kamera ndi kumwe na Professor Apotre Mutabazi, nishimiye kongera kwakira Apostle. Murakoze kunyakira. Ntago turi bunatindane nge nagiraga mbereke uyu muhanzi kazi. Tuzaniye umuhanzi. Ubundi rwose musigare muri kuririmba za tenor na za soprano. Yego. Muzinjiremo neza. Ni mwumva ijwi rye ritazamuka ngo rigereyo mumbwiye uti genda ubu ukomeje imyitozo. Nose watuzaniye umuntu utizeye? Oya njyewe numvisha aririmba numva ibintu bye birasobanutse. So rero ndanje mubaze se ntago ujya uhanga ku giti cyawe ati urwo rugendo ashaka kurutangira ndamugana uzaze rero bwira abanyarwanda cyangwa ugaragariza abanyarwanda impano yawe kuko nabandi nuko baje bagaragaza impano yabo, bamwe bazigaragaje turazipinga abandi bazigaragaje turazemera. Nawe uzaze nawaze agerageza kuko ngeye umuntu mbona afite impano ni ibintu bimbamo muha encouragement kugira ngo ayivane ku rwego iri ayigeze ku rundi. Niyo ntagira ikindi mufashe kwambwani you can do it.
you can do it. Ikindi ni ukuvuga ngo abantu benshi nyine baba batinya gutangira akakomeza ari aho ngaho cyangwa se akumva yatangira afite ibintu bya hatari akamubwira ati no basi genda uririmbira abantu akapera hari icyo bitwaye bahanze genda uririmbira abantu indirimbo zindi tuzi twumva uburyo uzibonekamo ibyo byose ni bizatangira ku nawe ubwawe kwikizere ariko no gutuma noneho n'abantu batangira kuba cyase nimba ku rusengero iwanyu kuri ADPS kabuga siko bayita nimba haririmba bakabona udasanzwe okay uri umuhanga hari impamvu baguha microphone akaba ari wowe ujya imbere ya korali si imyaka myinshi ubarusha ko nturi muri korali y'abana havuga ati rero birakwiye ko noneho n'indi midugudu n'izindi ndembo n'ahandi hantu batangira kubona ko bashobora kugukenera mu buryo mwe cyangwa ubundi cyangwa se burya iyo impano bayikoresheje nibwo abantu bakayibona nibwo umenya n'icyo bayitekerezaho cyangwa se kamwe ngo abantu bakayibona barenza bikabuga kubera ko bikabuga barabibonye ari utoze ngenda rero mbaza umuntu hari igihe mugenda mubaza se hari undi muntu wabonye impano yawe iramutangaza arambwira atari umunyamakuru wo muri gospel rwose yarambwiye ati waririmbye ati numva uburyo bigenzamo ati ndumva nshaka guha interview ati nkayishyira kuri YouTube ndariruka ati iki ariko nanjye ndamubwira nti wanagereze neza kurumva imyaka wari ufite icyo gihe yitangira kujya mu bintu bya YouTube hari igihe Imana yabirebye ikabona yuko atari cyo gihe cyabyo ariko for now hari donc you can do that so rero niyo mpamvu navuze nti ngewe icyo ndagukorera ndagushyira umuntu nzi ko yakubaza neza ko ari igihe umuntu ambwiye kuko ntazi kuvugira kuri kamera se rero ibyo bisobanuro nk'ibya Mose avuga ngo ntazi kuvuga cyangwa niyo mpano kihari noneho ikindi nta utangira nta mwana uvuka ngo ahita yuzura ingobyi nimba ufite nk'inzozi nta mpamvu yo kugira ngo ukomeze ubwo izo nzozi kuziryamana kuryamana inzozi ntacyo ubwabyo bikora kuri izo nzozi ariko nukora kimwe nujya muri studio n'ibindi so buri wese rero atanga ubufasha ashoboye ubufasha bwanjye bwo kumugeza ku isezerano ubwo ibindi bizagenwa nuko bizagenda bikurikiraho bitewe n'ikizaba ashoboye kuko ntekereza yuko icya mbere nuko umuntu ashoboye ibindi byo ndumva byari ibyo nge abizi ko isi yo kuririmba nge nayo ntabwo nturanye nayo rwose pe ntabwo mvuka aho ngaho aho hantu uti impano ibintu byo kuririmba ntabwo nturanye nabyo ariko uze kumuririmbisha ku buryo atwereka ibyo ashoboye ibyo ndabikora igihe wasanga yari muri korali ya profita n'ubundi aprofita igihiriri cya benshi ariko n'ibindi ubwo nawe ni umuntu mukuru ubimubaze yewe ngiye guhaguruka ubundi uyaboretse mbere yo guhaguruka ntabwo ushaka kumuguruka wenda ashaka kubanza kukwibariza waravuze uti ibintu ko ntaturanye nabyo hari umuntu ushobora kuza guhita yibaza taposo kubundi tumuzi ari Single Galaxy bimeze bite ibi bintu ni amahoro cyangwa afite ukuntu ashaka kuza guhita nibariza uri gushaka tayito nta nubwo aruzuza imyaka y'ubukure ko mbitekereza cyangwa nuko nibireba ku jisho ryanjye kare bura ntago abifite uze kubimwibariza ariko reka so ahubwo wenda abantu bagomba kumva ngo wenda ashobora kukimbaza wenda ukaza no kubishyira muri za tayito byandi byanyu ariko iyo ubonye umuntu w'umujyambere kandi afite impano urayishyigikira nanone tugiye kujya muri icyo kintu bavuga ngo sinzashyigikira impano y'umuntu ngo kugira ngo atagira utekereza biriya cyangwa biriya nanone ntabwo cyari cyo gisubizo Emirene yashyigikiye impano ntabwo ngiye gukora nka Emirene ararenze kuko we ni manager ntabwo ndi manager winjye na murinkinga ku channels ayo channel kamufasha kugaragaza impano ye n'ibindi wenda numva namufasha biringaniye kuko nanone ntabwo ndi sindi manager sindi n'umuntu ushora mu miziki donc byo cyo tukiwe kiri ariko byari kuba ari urukerereza iyo Emirene abona Dorcas na Vestina baje agahita avuga ati ati Emirene ko ndi single abantu bataza oya ntago ariko byakabaye ibyo ntago ari ibintu abantu bareba muri iyo mboni kuko ngewe namubonye aririmba mu mpano ye ndamubwira nti nzashaka umunsi
ndi bujye ku isezerano nk'introducinge ikizavamo kizakwereka nimba wakomeza iyo njyana cyangwa se wahindura uburyo kuko kuririmba nimba ari impano yawe byo ntuzabireka ariko wenda nimba kujya muri social media no kugaragaza impano yawe muri uwo murongo wenda byo wabo biretse hari igihe uzabireba muri yose kuko abantu nakomeje kumuganiza nabwane abantu bazamuka muri butandukanye Vestine na Dorcas ko bazamutse ushaka kwatari kuzazamuka Mbonyaza turi indirimbo ziva mu Buhinde ngo na papa we ngo yumvishe indirimbo ngo umwana aririmba neza wa kandi yicanye na Mbonye Tejwe ntabwo yarazi ko iyo ndirimbo ari y'umuhungu ariko ngo na Mbonye yamamaye mu buryo atazi na watabizi indirimbo yazakunzwe atarabimenya ko zikora hari uwitwa Germaine nawe uri kuza nakunze kubwira Irene niduhura physically nzabimwibwirira bari abana babiri bo warebye sha kari umuntu wese uzakubwira ko Eminem atasizwa amavuta n'Imana kuzamura impano z'abana uzamubwira tubaranavangiwe Imana igifata umuntu kavuga ngo wowe ikintu cyo kuzamura impano z'abantu batoya nkigushyizeho nkiguhereye umugisha nuko kandi nawe ntushaka gufata umuhanzi munini nka Bade Ben azagutembagaza ariko nufata batoya nzabana nawe buri wese agira ikintu yasigiwe sibyo yego rero Eminem yarasizwe kuri iyo ngingo harabundi ko nahita Germaine niryo mfata irindi ryo sinjya nkunda kurifata ariko ubona Germaine ari we gifaru muri yo ntuza ubona ari nka kuriya ngo ikana buri nguni ubona ko nyine buri kantu afite ukuntu nyine abari imbere cyane so rero ndumva ari ibyo ngibyo kandi mbwira n'abanyarwanda n'abandi ni mujye mubona impano mujye muzishyigikira uko ushoboye kandi gushyigikira niyo wambwira umuntu ngo courage nabwo aba ari gushyigikira niyo wabwira umuntu uti wenda uzajya unsanga ahantu ncururiza telefone yanjye nyiguhira recording ukame mwana umuntu ufite impano afite gatoroshi ntabwo recording ati we nzajya uza aho ncururiza ngutize telefone mugende gukora ibyo nkora ubu uri kurikodingiraho kuko nayo ni intambwe yose ko yangana kose mu bintu byo gukoresha urabona urabizi ko ndumwanditse nzi uko natangiye kwandika igitabo cya mbere ndabizi uko najyaga mva karembure nje gusaba impapuro kugasaraba Kanombe urugendo rw'amasaha ne ugiye gusaba impapuro za duplicata ndabizi uburyo iyo ufite impano muri wowe igutwika nk'umuriro mu magufwa ya Yeremiya ndabizi rero uburyo iyo nta bushobozi ufite ubu nuwampaye urupapuro nandika bwa mbere yampaye support twamwitaga Papa Gloria nimba mbyibuka neza kugasaraba ntago wavuga ngo nta support yatanze wampaye machine ya mbere uwo muntu nawe yakoze ikintu gikomeye ubu uyu munsi cagwa ni nanjye reka ndebe publishing house nyishyura $2,000 nsora igitabo noneho kuko biratandukanye ariko urugendo rugira aho rutangirira nubwo ronge ntarimbye ariko kuririmba no kwandika byose ni impano zijya gukora kimwe itangira rijya rigora support yari yose buryo bikenewe na courage bari support no vuga ngo uzabishobora nabe bari support numvisha ari byinshi ugenda bimwibariza agiye mbwira ati nge numva na bakinga mu ndirimbo z'abahanzi banini kubera ko mfite ijwi rya bishobora nkambwira rero nge nshaka ko ntabishobora ariko Evode n'uwa wamonye wasanga z'abahanzi nge ntazi bo muri gospel ku buryo ashobora kugira kuko urumva nimba ufite impano cyane ko niyo mpano nuyikoresha abantu bazayibona buriya nimba ari ikintu utahisha ntabwo ushobora kuzovuga ngo ufite impano yo kuririmba ariko ufite mikoro ntibashe kugaragara donc kamemo kurugero rero bavuze amagambo nkayo ndi kuvuga karinda soza gata kandi avuga ko ufite impano yo kuririmba byaba ari urukerereza abagenzi babaze ibyo nibiki donc wavuze kuzi kuririmba ririmba rero so nibindi nk'ibyo ngibyo urabizi ko n'abafootballeri bajya kumuzana ko bakamushyira mu kibuga aba manager bakamureba nyine bakamureba uburyo afunga baro bakamureba rero nk'urugero hageze barajya kwifunga ca munsi y'ikirenge ya kabiri bayitera kayihusha ahita avuga ati mumusubize mu ndege atahe so rero nawe rero mumurebe nimba baro ayifunga neza cyangwa ayihusha mu bijyanye na soprano na alto na tenor n'ibindi byose n'ibindi yego ndumva ari muri iyo sense introduction ntacyo reka nkureka noneho wigendera nsigare ngane nawe cyetse nawe wifuza ko uzakomeza kuba mu kiganiro kiganiro reka mbenye isohotsemo kugira ngo abari bugaragara kandi no kuririmba aribyo bigaragara naho ngumye mu kiganiro n'ubundi bya bindi byanjye byakomeza kugenda byituramo nawe ushyugumbwa kumbaza ngo harya ngo nuko urabizi ko tuganira kuri byinshi oya niyo utambaza kuri ngiye kuko nta kiganiro kiri kuri ngewe ahubwo wenda wanambaza no kubiri hanze aha ngaha kuko uzi ko mba mbifite amakuru menshi naganiriza abanyarwanda ariko reka uyu umunsi we mureke nge nigireyo ashayininge bimere nka kwa kundi Yohana Umubatiza yavuze ati ntibinkwiriye gupfundura udushumi twe nyine ubwo yari atanze rugara akavuga ati
nuko aba ari we muhanga amaso. Yego twahoze tuganira na Apotre Mutabazi, ariko reka noneho nkwakire mu kiganiro byihariye, reka badukurikiye bagirwa umugisha wo kumenya ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro. Murakoze. Amazina nitwa Dushimimana Joyeuse. Joyeuse? Yego. Joyeuse utari uwa Juno cyangwa ntabwo umunsi? Ntabwo ari uwa Juno, gusa nyine ni umugisha kuba nyine nawe duhuje izina, gusa ntabwo ari uwa Juno. Yego. Aha, reka utwibwiye mu buryo burambuye. Apotre yarimo tubwira ko ushaka kubusengera muri ADPR, ese nibyo koko ADPR wawe yigezemo ryari? Yego, murakoze. Sengera muri ADPR Gako. ADPR Gako ugeze Kabuga. Hano hafi y'isoko. Yego. Ubwo ADPR mazemo igihe gitoya, aho nsengera ubu ngiye kuhamaramo umwaka. Ariko ubundi mbere nasengaga n'ubundi muri ADPR, ariko atari Igako. Wasengeraga he? Ni ku Muyombo, ADPR itwa Gitaraga. Gitaraga? Yego. Yego. Aha. Wageze mu itorero rya ADPR ryari? Se buriya kuva ndi umwana nasengeraga muri ADPR kuko n'umuryango wanjye nabona ADPR. Ubwo kumva ko nagezemo nkiri umwana, ndibuka ko nari na dirijante muri korali y'abana. Ubwo uko ngenda nzamuka nkura, ubwo nyine ngenda mpindura amakorali, mpindura nyine uko tugenda duhindura n'ubundi n'imiturire aho tuba twimuka dukomeza, ariko muri ADPR. Yego, ubwo nagiyemo kera cyane, subu nari mfite imyaka ingahe. Uvuga ngo kuva n'ababyeyi bayirimo wize mbega uri muri ADPR? Yego, nizi ndi muri ADPR, kamvuge gutya. Yego. Yego. Aha. Kuririmba rero byo byaje ryari? Kuririmba kugira ngo nyine menye yuko wenda mbizi, njye bwanjye ntago nari mbizi ku giti cyanjye pe, ariko ntago wari uzi kuririmba? Njye sinenzi ko mbizi. Kubizi? Naririmbaga, abandi bari kunyumva audience bakavuga tuzi kuririmba wa mwana, icyo gihe nkiri muto genda nkura nyine. Bikomeje kugenda gutyo nyine, bamwe akambwira ngo bibayemo umugisha ukabikunda wabikora. Yego. Ubwo nyine n'ubu ngubu nyine numva biracyambamo nyine, nkunda kuririmba pe, kuva nyibwo nyikiri mutoya, ariko aho maze kubisobanukirwa babimbwiye ko mbizi ni igihe kinini gishize. Reka wenda mbere yuko noneho twinjira ku buhanzi nyirizina tugaruke ku buzima bwawe bwite. Ubundi ufite imyaka ingahe? Mu kanya niba mbwira Mutabazi cyangwa ni fiance watuzaniye akavuga ati ntarageze imyaka koko ntago urayigeza, ufite imyaka ingahe? Imyaka ni mike. Gusa ntago ari mike cyane. Nka 12 gusa? Oya. 12 ni mike. Gusa mfite nyine imyaka 20. 20? Yego. Imyaka 20. Ubwo urukumva ko nyine ndacyari mo hagati, ntago ndagera kure bihagije kuba nakubaka. Wabashije kugera mu ishuri? Yego, narigeze mu ishuri. Narasoje. Wasoje secondaire? Yego. Wayisoreje he? Secondaire nayisoreje, so wahamenya ni ku Muyombo. Ku Muyombo. Wayisoje ryari? Wagira ngo sinsoje 2024. Umwaka ushize? Nibwo wakoze ikizamini cya leta? Yego. Ntabwo wagize amahirwe yo kuba wakomeza wenda muri kaminuza? Oya, nabo biranzamo kwiga. Nuko bitarakuzamo? Warize bike? Nize nyine PCB. None gukomeza nuko bitarakuzamo? Yego. Niba bitarakuzamo wumva ugiye gukora iki? Wumva se mu buzima uzakora iki? Nkunda kuririmba. Wumva ugiye gukora umuziki? Yego. Ku buryo wumva ko umuziki ushaka gutunga umuntu? Yego, kubwo Imana yo mu ijuru ariko. Kuko nyine uburyo bigenza nyine buri hariye. Yego. Yego. Niki cyakumotivye kumva ko
wajya mu muziki kandi umuziki ukaba wagutunga? niga hari indirimbo nahimbye mwarimu ari imbere ari kwigisha, njyewe nyihimba nicaye inyuma nitaje n'abanyeshuri. Abanyeshuri bavuze se Joye uribuka ko mwarimu yageze mu ishuri? Ariko ibyo nkumva simbyibuka pe, nkumva nyine mpaye umwanya cyane iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo narigishije yakundwa n'ikigera cyakunzwe, kandi kuririmba numva nyine akenshi bikoze bikunze, kandi wumva ko ari wo mwanzuro ufashe nyine Imana iragufasha. Wantunga umuziki wagutunga. Yego. Wari wagira amahirwe wenda yo kuba wakwinjira nko muri studio ukaba wagira indirimbo ikora yaba ku giti cyawe cyangwa se yaba nko muri korale? Byari byabaho? Muri korali byabayeho, ariko ku giti cyanjye ntabwo birabaho. Muri korali waririmbye muri he korali mwakoze izihe ndirimbo? Wenda wajya kuri YouTube ugasacinga indirimbo yitwa Yumvise Amasengesho by Inshuti za Yesu Gako, ADPR Gako. Yego, iyo ndirimbo ni nziza, nanjye njya nyumva nkibuka uko nasengaga mu mutima wanjye, nkumva nyine hari aho Imana izankura, kandi hari n'aho iri kunkura, hari n'aho iri kunshyira. Bityo rero iyo ngiyo nyine nari ndimo. Yego. Aha, reka wenda mbere yuko dukomeza ubanza turirimbire, sinzi niba uri buturimbire nk'indirimbo yawe wenda waba warigeze guhimba, cyangwa se ukaturimbira nk'indi ndirimbo waba usanzwe ukunda, kugira ngo abantu babanze bumve noneho ijwi ryawe. Ubwo se ndirimbi iyanjye, iyo abantu bazi? Nushaka kuririmba nk'iy'abantu bazi. Yego, ndarimba indirimbo nkunda ariko iri hanze abantu barayizi. Yego. Ugiye kuturimbira iyihe? Ni indirimbo nyine isanzwe. Yego, isanzwe. Banza turirimbire. Impamvu nyikunda, harimo role model wanjye, harimo umukobwa witwa Igisubizo Parfait, ndamukunda cyane. Nawe nyine ahari abyumva, ndamukunda. Mwami wanjye naratangaye, natangajwe n'ubuntu bwinshi wangiriye. Mwami wanjye urahebuje, wambereye icyo ntabasha gusobanura, wambereye ubwugamo, wambereye umufasha, wambereye umukunzi w'ibihe byose, ni wambereye umucunguzi gusa, wambereye inshuti ya bugufi, nzajya mbitsaho amabanga yanjye, nakuvuga bwakira bugacya, ntiwambereye umucunguzi gusa, wambereye inshuti ya bugufi. Wow. Wari utubwiye ngo iyo ndirimbo ngo ni yande? Ni y'umusore ariko simuzi. Yegereza mikrofone. Ni y'umusore sinyizi, gusa simuzi. Ariko ikintu cyatumye nyikunda, harimo umukobwa uririmba gospel Parfait, niwe watumye nyine nkunda kuyitaho cyane, nkumva n'amagambo yayo nkumva ni meza. Nta yindi ndirimbo wenda nk'iy'aba bahanzi bazwi ushaka kuturirimbira ku buryo ari indirimbo buri wese yumva noneho akaza akaba ariyo yumviraho ubuhanga bwawe koko? Nta kibazo. Iyo ndirimbo wenda naririmba
na Vestine na Dorcas nabo bagira indirimbo nziza zikunda kumfasha. Yego. Kandi turi no mu kigero turi mu rungano. N'urungano rwawe. Nubwo yene wenda umwe yateye intambwe ariko nyine natwe niho tujye. Ariko ntego byambuza kuguma kumukunda nkuko nyine byari bimeze na mbere. Yego. Yego. Aha noneho ugiye kuturirimbira rero ihema ya Vestine na Dorcas. Umwanya ni gwawe. Umwanya n'ugwanje. Twagiye nta kibazo. Ubw'intambara zazaga umusubirizo nabonaga kwambuka ari ihurizo isoko y'indirimbo yari yarakamye umurabo kambwira ko wantereranye erega nubwo ntakubonaga wari uhari mana ahubwo nuko nari naguhisari mana waraje maze unkora kumboni mana urandamira unkura mw'isoni urumwami utabyubura ukwagira ni wowe ujya umpanagura amarira uhora umisha umwanzi atagera abakwiringiye bose urabimana yawe nk'aya mashimwe n'ayawe unkuye mu mwijima unyomori inguma Yesu we umba birihema umva ubu sinyirimba ataye ubwoba umwami akize mu mababa kandi uburinzi bwe burushije imbaraga inkubi y'ibindega. Wow. Ubwo rero abadukurikiye baraza kutubwira baguhe n'amanota. Baraza kuduha amanota batubwire kuguha amanota batubwire uko bumvishe ijwi ryawe. Ariko bashyiremo imiyaga. Bashyiremo imiyaga? N'ukuri. Kubera iki bashyiramo imiyaga? Ntabwo wizeye nawe? Nizeye Imana fasting kandi nyine n'abantu nabo nzi ko no gutera intambwe ubwo bangabushyira ku ruhande. Yegeza mikrofone. No gutera intambwe ubwo bangabushyira ku ruhande nabyo nyine biratuma banshigikira. Yego. Bivuze ko gifite ubwoba? Oya. Yego. Yego. Reka tugaruke mu rusengero aho usanzwe uba muri korari watubwiye uba muri korari. Irakora inshuti za Yesu watubwiye niyo uririmbamo mu buzima busanzwe? Yego. Yego. Ujya ubasha ugira igihe nawe ukaba wakwantona indirimbo bakagwa mikrofone ukaba ari we uzantona? Yego rwose. Aha umuntu wa mbere ushaka kuba arakubwiye ushaka kuba uzi kuririmba nawe bikagukora ukavuga utari koko ibintu birashoboka menya na ibyo bavuga ari ukuri menya nabibyaza umusaruro ninde wabyakiriye gute? Si umwe ariko wenda nakubwira aho numvishe nyine bimotive muri njyewe muri njye. Urabona ku ishuri hari ukuntu nyine nize igahini hari akayonza. Hari ukuntu muri weekend mama ufite inzara nyinshi cyane. Ariko mu by'ukuri ibyo bikarengaho igihe numvaga mfite inzara numvaga ari cyo gihe cyo kuririmba. Nkagenda nkumva nyine ngomba kuririmba nkaririmba muri cya gihe bandi bari kukumva baryamye inzara yabishagaguruka akavuga ati turirimbire wese agasaba indirimbo. Icyo gihe iyo have umuntu urenze umwe babiri akubwira tuzi kuririmba Imana izagufasha umuhanzi mu izina rya Yesu.
icyo gihe nyine uravuga ati Imana nimba mbisi koko uzaca inzira pe yego akenshi nyine ni abantu kenshi abanyeshuri abaririmbyi twagumye nyine tuba turi hamwe nibo babimbwiraga yego n'umuntu nyine wumvisheho ndirimbye akavuga ati uragerageza ubwo nyine akagenda yumva akavuga ati nta kibazo pe. Wari wagera igihe utangira kwandika indirimbo zawe bwite noneho uretse n'izo waba warahaye amakorari wenda nk'izawe bwite uvuga uti nshobora no kuba najyana muri studio? Yego. Umaze kwandika nka zingahe? Nimba nibuka neza ni indirimbo 8. Nizo umaze kwandika? Zitararimbwa n'undi muntu wari we wese? Oya. Nahizo umaze kwandikira nk'amakorari? Amakorari? Yego. Ni indirimbo 3. 3. Okay, reka tugaruka kuri izo 8 zawe bwite. Muri izo 8 burya buri wese agira indirimbo ashaka kumva akavuga ati iyi ndirimbo inkoraho. Ishobora kuba ari uko yenda yanditse neza, ifite amagambo afite igisobanuro kuri wowe, cyangwa se ifite na melody nziza. Ndashaka kudutoranyizemo indirimbo imwe niyo waturirimbira igitero n'inyikirizo cy'iyo ndirimbo. Iyo wumva ukavuga uti ku ndirimbo kweri nanjye mba numva imfasha. Irahari. Yego. Yituririmbira. Yitwa nyine ukwizera kwanjye. Ukwizera kwanjye. Yego. Mfite kwizera kuzuye kw'ibyo yavuze izabikora nubwo nguma kugira intege nkeya zo gutegereza isezerano. Mfite kwizera kuzuye kw'ibyo yavuze izabikora nubwo nguma kugira intege nkeya zo gutegereza isezerano. Gusa ni Imana kandi ikomeye, hari ibyo yakoze biguye. Gusa ni Imana kandi ikomeye cyane, hari ibyo yakoze bigoye. Amafaranga atabasha gukora ndetse n'ubwenge bwa muntu birakomeye. Amafaranga atabasha gukora ndetse n'ubwenge bwa muntu birakomeye. Ubutunzi butabasha gukemura ndetse n'ubwenge bwa muntu biburenzeho. Ubutunzi butabasha gukemura ndetse n'ubwenge bwa muntu biburenzeho. Mana uri mwiza cyane, usezeranya ugasohoza isezerano, urinda kandi uwo warihaye abamahoro ibihe n'ibihe. Uramurinda kugeza risohoye abamahoro ibihe n'ibihe. Mana uri mwiza cyane, usezeranya ugasohoza isezerano, urinda kandi uwo warihaye abamahoro ibihe n'ibihe. Uramurinda kugeza risohoye abamahoro ibihe n'ibihe. Wow. Igitero na rufure. Menya wayiririmbye yose? Oya, igitero na rufure. Gusa nyine ni nko genda nko kuramya nyine n'ibindi babirenzeho nabirenze cyane. Yego. Ese ubundi gira umuhanzi ukunda hano mu Rwanda ugifatira icyitegererezo? Kari benshi ra. Ihegereza microphone batubwira. Ni benshi.
ni bande rero? Abambere nakubwiye ko Dorcas na Vestina, uwa kabiri njya ndeba nkabona ni byiza nyine aririmba wenyine, ni igisubizo perfect. Akunda no kuririmba indirimbo nyine za gospel ariko zo umuntu abazi, noneho bikaba ari byiza cyane. Undi nyine abandi harimo ba Daniela na James, nabo ndabakunda, indirimbo yabo nkunda nayo, yego. Ariko ni benshi ba James na Daniela. Ukunda ihe ndirimbo yabo? Esubwo kare nyine ni iriya amavuta. Oya, ibyiza rutuma ndirimba. Rutuma ndirimba. Yego, urukundo rw'Imana. Turirimbiro ka kantu k'inyuma. Kumanywa ndaririmba. Kumanywa ndaruririmba, nijoro marira aratemba, rumara ubwoba rutuma ndirimba, kubimenya nibwo buzima, no mu mwijima ndareba umucyo, kubimenya nibwo buzima. Yego, urakoze cyane. Hari ukuntu umuntu atangira gutya akavuga ati ngiye ndi umuririmbyi wa gospel, ariko kandi ko kakanaziririmba, ariko nyuma uko agenda amenyekana ugasanga atangiye ibya gospel atangiye kubishyira ku ruhande. Ntabwo ujya wenda wumva ko ubutare bushobora kuzagera igenda bukagushuka, uramutse ugize amahirwe yo gukundwa nawe ukavuga uti ibya gospel reka mbishyire ku ruhande niririmbira indirimbo zisanzwe, yaba iz'urukundo cyangwa izindi z'ubuzima busanzwe. Ubwo narimbiye ko mba nambaye ikanzu igeze ku maguru, bikajyana n'ibyo nkora nyine nkabona byose birahura. None se n'abandi rega babaga mu rusengero. Uyu munsi dufashe urugero rworoshye nka ba Mani Martin, barahari ba Patrick Nyamitara, abo bose bahoze baririmba indirimbo za gospel kandi banakunzwe ku buryo bukomeye cyane. Hariya nyine babona nyine ureba ibyunguka kurusha ibindi, ariko iyo ko nakunguka kose ntago natererana nyine gospel, kuko ariho message yanjye ikomeye cyane yabiri, kandi ndikumva nyine umuntu agomba kubikunda uko biri, kuko nyine yumvisha amagambo arimo, yibutse nyine gospel. Mbona nyine imfasha cyane gufata ubuzima ubwo ari bwo bwose, bwa buzima butoya naciyemo, bwa buzima bubabaje naciyemo, bwa buzima bushimishije naciyemo, nkabihuza noneho kuko ari Imana yabigennye, nkabasha kwihereza icyubahiro. Ubwo ngubwo nyine bikahita bimfasha kuko ari gospel, nkumva ayo magambo anjemo nkanandika, noneho ubwo bikahita bihuriramo. Yego. Okay, reka twizere ko nuramuka ugize amahirwe ukanagera aho ugera, gospel utazayitera umugongo. Oya. Yego. Yego. Joye, wenda reka abadukurikira nabo baze kugira icyo batubwira ku muziki wawe, cyane ko watubwiye n'intumbero zawe, wumva wifuza kuba wakora umuziki ibihe birebire. Tureke baze kuduha umwanya, baze kuduha ibitekerezo, niba hari n'umuntu wifuza kuba yagufasha kugira ngo inzozi zawe, indoto zawe zaguke zinagerweho, abe yabikora. Ariko mbere yo gusoza wenda uzana kuduha contact, ndashaka kuduha kandi karirimbo gafite none igisobanuro ku buzima bwawe, uretse kuba uyikunda, ahubwo indirimbo ifite igisobanuro ku buzima bwawe. Yego. Muzawe ariko muzawe muzanjye. Ubwo turirimba none aha cyane. Ndashaka kuyituririmbira. Nushaka kuturirimbira chorus yonyine none nta kibazo. Nagiye kenshi mucumuraho, inama ngira sinziteho, nahura n'ibyago sinbyiteho, nababazwa kenshi simenye ko
burya ari byo byanyigishaga ko nta mwanya mfite muri iyi si, ntabwo azambabarira, ntabwo azambabarira. Naramubabaje ntabwo azambabarira, kandi namusubije ku musaraba, naramubabaje rwose. Aracicaye ku ntebe y'imbabazi, ashaka umuntu nkawe, aracyuzuye rwa rukundo rwe, aracyuzuye za mbabazi ze. Ngwino umusange, izahani ibyaha byawe, ngwino wibire mu maraso ye, uravamo wera de. Impamvu aka gace nkarimbye na korasi nuko nyine uko narindi kera siko ndubu. Yego, ubwo nabitekerejeho ukuntu najyaga mbabaza Imana. Sometimes nyine bakakumva ijambo ry'Imana, ukumva nyine wisubiyeho ukavuga ati sinzongera, ariko ukongera ukabisubiramo, ariko nkumva nyine Imana nayibabaje cyane, sizambabarira. Ariko icyo yakoze nuko we yagiye ku musaraba, kandi kicaye kuri ya ntebe y'imbabazi, amaraso kandi y'Imana ariyo yoza n'ibicumuro byanjye, nyine yaranyogeje uko biri. Nyine ndashima Imana. Iyo ndirimbo nyine ninyibutsa igihe cyose cyashize uko narindi. Hari ibintu wajya gukora ukavuga uti ibintu bibabaza Imana, reka muri ndirimbo ituma nsa imbabazi. Usomye muri bibiri ugasanga nyine hariya mu Baheburayo, ugasoma ukabona imirimo, imbuto zikwiriye abihanye, ukabona nyine imirimo ya kamere n'imirimo myiza. Ubwo nyine kamere birebye ugasanga urimo, icyo gihe nyine bituvuga ataha hari uko nyine ndi kubabaza Imana. Yego, nyine igatuma ibyo byose wasomye bigatuma nyine ugira izindi ngamba ufata. Yego. Joye, reka tugushimire rero kubwo umwanya waduhaye, ugaduha n'ikiganiro, ukaza kumurika impano yawe. Reka abadukurikiye nabo bazagire icyo bahitubwiraho, kandi ku muntu wumva rwose yavuga ati uyu mukobwa nshobora kugira icyo namufasha akabasha gusoza inzozi ze, abe nawe yagufasha, ahubwo yakubona gute? Natanga contact nimba bikunda. Ni MTN 079 53 77 410. Iri kuri WhatsApp? Yego. Ubwo ku muntu wenda wifuza kuvugisha yaza kuvugisha kuri iyo nimero yawe. Reka dusoze rero dushimira abadukurikiye, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange, bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.